bene nk'aba nibo bakubitwa atazi icyo baziza batabizi ngo ni hohoterwa rya iki gikubise bana kugororerwa muri gereza ariko kubise leta ikigikira urugomo wapi wayihabwa n'umuryango we kuko nawe waramurambiwe umva sha genda nimwe mukubitwa mutazi icyo muzize ushobora gukubitwa ukisanga n'amaso nayakuyemo iyo uri ukubitwa wakubiswe kare ukisanga n'amaso nayakuyemo ndabeshya rata muvandi kavangirwa amaraso y'igikona nayimbe uranyita muvandi mwe njya kwase wenda ho nanahajya ariko se ubundi ubona dusa Uramutse gute se musore karamukirwa ko ngo kubitwa amasusura bimbaze ngo bikoreye ariko mwagiye mugabanya ubutindi n'umutima mu bukuba nkubwiye ngo waramutse hari icyankoze none ubimbajije nkande ubundi nsanzwe ndamuka ruko nabajije se karamukira igitagata ubwo se papa bije mate ahubwo se yabura bizamo gute mu gihe kiromoromo cye nabizima kivuga ariko nawe hari ibintu uvuga bitari ingenzi ubwo se ushatse kuvuga ko igihe nahereye mvuga nta kizima ndavuga none wakivuga gute nawe ubwawe utari muzima kazana umuzi uziturwa na babazungu baziniye ubwo se ushatse kuvuga ko nta kizima ndavuga ahubwo se wakivuze ryari okay reka tubyoroshye ubwo se wambwira igipfuye navuze gira uti nta na kimwe uravuga ase reka nkubaze ikintu cyose cy'ikinyabuzima iyo cyapfuye kirangwa n'iki si umunuko se none ni gute uvuga ukumva umunuko bikubye inshuro 3 wa tuwarete tukiga primary ukumva umunwa wawe wasokamo ibintu bizima izo tuwarete se zari zimeze gute baza ngo niki cyatumaga yiyambura mbere yo kujya mureke gushyuhaguza ariko ndumva nta gitangaje ubundi si umuntu agiye kwinjira muri tuwarete niyiyambura iyo winjiragamo wambaye imyenda byazamukiraga mu bishati no mu ipantaro no mu bibogisi sasa rero wagera mu ishuri abanyeshuri bose bakagira ngo tuwarete ujikoreye ariko nawe ntugakabye naba ameze utyo ukaba utarifata kuzuba none tuwarete irahumura se hoya haranuka kubera iki kubera nta cyiza kijyamo none ujyayo wipfutse amazuru cyangwa ujyayo wasamye nk'ugiye muri resitora ariko ibyo ntabwo byari bikenewe byakenerwa se gute mu gihe nkubwije ukuri kandi nawe urabizi impamvu ni ukuvuga ibi bose ariko nawe wikabye icyo si cyo gituma hanuka none niki kibitera ni ukutaborosa amenyo kaborosa susi kagutukuza isinya ikaba nk'akabono k'akayonge cyangwa nk'akiye niba mu nda ngo se nziza iki kuvuga ubusa ngese mvuze ubusa cyane ari kuvugira umuvandimwe wari uri gutukira ubusa niko wankobobo uramvugira njye muriye kukinje nawe uri manager wanjye bene nk'aba nibo bakubitwa atazi icyo baziza batabizi ngo ni hohoterwa rya iki gikubise bana kugororerwa muri gereza ariko kubise leta ikigikira urugomo wapi wayihabwa n'umuryango we kuko nawe waramurambiwe umva sha genda nimwe mukubitwa mutazi icyo muzize ushobora gukubitwa ukisanga n'amaso nayakuyemo iyo uri ukubitwa wakubiswe kare ukisanga n'amaso nayakuyemo ndabeshya rata muvandi kavangirwa amaraso y'igikona nayimbe uranyita muvandi mwe njya kwase wenda ho nanahajya ariko se ubundi ubona dusa ko numva wiharaje kuvuga nabi uvuze neza byagutera igisebe mu kanwa njya kukubwira neza ngo nkwereke umutima mwiza umva utazongera kumbwira ubugoryi n'ibintu bitari ibyo nese n'iki mvuze kitari cyo kubeshya abantu ngo turabavandimwe tubaye bose bitwaye iki urumva ngo karatatamura umunwa kavuga ngo twaba abavandimwe ese ko numva utangiye kubikomeza okay pasi sorry gasoromwa amaso na Sophie ukisanga wisize isosi kagushokera mu misaya isa nk'iyisanga noneho sasa abasazi bakagusaranganya niyo sura isa nk'inyoni y'umusuri niko sha ibyo nibyo twumvikanye ndumva uzi kwivuga ibigwi intore we nagusoroseza sume apanye ukibagirwa urusengero n'urusindo rw'uwo munsi wakabiwe kabihirwe n'ubuzima wowe kwikopesha karo kwa kahunga kwa wa mukaraza ukabura yo kwishyura noneho kaga kagakoma mu mashyi ngo ngaziragwiye kabwagura ibibwana bine bigapfa mu mapfapfa ugapfana ubupfura ukavukana ubupfasoni wowe gasunika sumuta kugasongera wowe gasare wisanga mu ijuru rya gasogi ni jye ubwira Yesu Kristo we utabare we ibintu bibaye nako bibaho Abaiti!
aya makuru ntabwo nayizera. Alo alo, iyi nsobanurira ngo Jeannette yabyaye, nsobanura njye ntabwo nabyumva. Jeannette yabyara ute? Yewe we Jeannette yabyaye. Imana ni nziza, Imana ni nziza, so kubeshya. Uzi njyewe so kukubeshya, tugituye aho ngaho mu cyaro nari nzi ko atazabyara, nta n'urubyaro azigera agira mu buzima bwe. Ariko nanjye ikintu maze gukora ntabwo kibaho. Wumve ngo nahereye Karusizi nirukanka kugera Nyamata, uzi imisozi nirukanse, njye ntabwo nabyumva. Yabyaye yabyaye umukobwa se cyangwa umuhungu? Yesu we, umukobwa. Uzi ko inka yahita icika amabere. ngo ujye unyumvira n'ukuri kw'Imana. ubu ngubu nirukanse impande nje kumva umuntu wabyaye. wowe reka ndakuvugisha. Mana we, cyaza nanga imbwa nkahura nazo. ariko ubundi nkawe wakagabo, reka nkubaze n'ubugofero bw'ugondo ugahanga indirimbo izavugwa i Muhanga, ubundi ubwo ufite ubwenge. Ntabwo bishoboka rwose. Ufite ubwenge ndakubwiye ngo reka mbanze ngubaze ikibazo. Abana banjye ndi umwogosha, mfite imashini ndogosha, mvuye Kabusunzu n'amaguru ngeze ahangaha ikinyinya, urambwira ngo unyirukanyije guhera ahantu hose kubera umugore wabyaye. Ese ubundi ikibazo ubundi iki? ubundi ubu kubisengera ababosheje uratekereza cyangwa wasanga ari ivu yamfatika mfunga kubera wowe wabyihanganira? Ntabwo nabyihanganira. Gusa ibi ni ibiki kwe? Yajyamo baramuroze. oya garafure, reka njyangira ikintu. Reba uyu mugabo uramusumba, si ubyemera ko umusumba? None si uyu mugabo kari mugufi akaba afite ubwenge bureshya nk'ubw'iki kireshya gutya. Reba ukuntu waryamo ubwenge bwe ndapfuye we. areshya nk'agashyumba cyamba. Nimuceceka ariko ubu iki n'amakosa yawe. Maze nkubwira bafashe umuntu w'ubugabo. ubu si ubwanwa, iyi ntabwo ari cyo. ubundi se jewe hari umuntu nigezemo amaguru uratinyuka ukanavuga. wowe wigeze uhamagara abanyarwanda ntabwo uburu twuri kona rumeze nta n'ubwenge kigira, igifasha abantu kibirukanyije imihanda yose, buri wese yirukanka. ariko njyewe ndarengana. njyewe nirukanse mfite ibyishimo by'uko umubyeyi yabyaye. ibyo byishimo ndakubaza ngo uwo mubyeyi wabyaye si umugore wawe, si madamu wawe, uwo mugore ni umwishyurira ihaho, si ubundi ubwo mugore muri make umufashije. mupfana iki ahubwo? mupfana iki ku buryo abantu birukanka inyuma yawe? none ababwira ati njye mfite ibyishimo ngiye guserebura, mwinyirukanka inyuma. Reba ukuntu abantu. njyewe se nari nzi ko mwankurikiye. ahubwo njyewe nza kumenya neza yuko turi buze kuza hano tukagera hano twirukanka kuri wowe wagicucuwe ngo ni ku mugore witwa Jeannette. ntabwo byari bushoboke rwose. reka njye ngira ikintu nkubaza. Jeannette muryaho imboga, Jeannette ndamuragira, urambwira Jeannette ndamukama. uzi ko mvanye Kabutumbu kangeza Kabusunzu n'amaguru. sundi Jeannette mwarakundanaga mbwira urunyirukaki ibiha byavuye mu nzira rwose. ntabwo bibaho rwose. ikibazo cy'uyu ibi aho ushobora kuba nabitaye mu nzira. ikibazo cya mbere ngiki, dore ukuntu tumeze, turi abantu b'abagabo. uri kumva ni gute umuntu nk'uyu nguyu ureshya gutya ngo nuko areshya nk'agashyumba shyamba agafata abantu akabirukansa imisozi ngo madamu ngo ingeso ubonye niba ari n'umugore wawe byibuza. ariko uzi n'ikindi kintu ntacyo tuzi. tukureka kugusakuriza utubonyemo radiyo zawe. uzi ko nta soni ufite. reba hano oya reka nkubaze n'inkweto. wagucurika umuntu yanagucurika. uzi ko nta soni ngo gira icyo uvuga. ibaraguzwe n'ubwo bubwa bwawe. wakagombye gupfukama ugasaba niba tuvuga ati mumbabare dore ntabirukanka. wumve by'igisambo kivuga ngo vuga. wasanga uri n'umujura. ahubwo ubundi ubu ngubu wowe n'uwiba. ngo gira icyo uvuga. gira icyo uvuga, nta n'ikintu ukagira. imifuka irimo ubusa. wirukanyisha abantu b'abagabo. reka tubikemure. ngaho ni mu mbabare cyangwa mu byoro. gutyo gusa. Okay, niba uri umugabo gira ikintu ukora. akuzi kunubahuka we. gira ikintu ukora ahangaha, dore aba ni abagabo, dore dufite ubwanwa bwobora no guhamagara polisi. polisi iradukanga, ufunzwe ajya kurya impungure, genda uyibwire. ahubwo si ubundi se inkweto wazikuye ukabafata nk'inkweto wazikuye. kandi reka ngira ikintu nkubwize. reka ngira ikintu nkubwira garapure, ufite ibintu by'imikino sibyo? ufite ibintu by'imikino. mbega ibikweto binuka ko yicaye mureke genda mwihanire. mureke genda mwihanire. oya mbabura ugira ikintu mbwira. mana wowe shaka uburyo utweranja urebe nk'abantu b'abagabo uvuga ati dore ntabirukanyije imisozi ariko umubyeyi wanjye yabyaye. gira icyo ukora nanjye ibyo nakubwira. bose basibana gira icyo ukora
usubizwe imbonde zawe basi se ngo unatwikire icyo ukora ahangaha nakande uyu mugabo ari kanyota agira icyo umukorera kanda reba ukuntu n'umugabo urucaca rwatubaseye ambabaje 1 2 3 4 mfite 330 n'ubundi nari reka nanjye nkubaze oya mundeke mubaze magana nufite urabona nambaye umukenyero nambaye umushanana ndi umukecuru n'ubugoro urefata ubugoro urami biceri magana ufite ngura ariko uzi ko wajya mwayakoreye nayo utayakorera sinanda twirutse nk'abari muri marato uraduhemba imyanda yose twirukanze utwandora uriko nari ndurwaye umuntu wamufasha ukamugira wose ni bote wowe nindi urwaye bwa cyangwa ngo twondora ngo magana hari umuntu watabise wose ari n'icyushyu yavamo nana firitiri yavamo ese ubwo nkawe reka ngiye nkubaza ikibazo ubwawe nawe nakosa wishinja okay mumbabare nago bizonye ariko izo mbabazi nizigenda gutyo gusa tu imbabazi za kabiri mbasabye niza gatatu rasidusaba kuko nazo wumve basi se bakubwiye umwana wavutse wari wera yewe bamumbwiye nyine ninde aje gucungura isi yes we izi byishimo bika yes reka nkubaza ikibazo garanfre ukishima reka nkubaza ibyishimo ufite wabikuye nibyiki umuhungu ariko nawe umenye ibyo byabaye ubonye niyo se byibuzo aje gucungura isi kubona isi yubarijwe n'icyaha ni umukobwa wari waragumiwe yaragumiwe yaraheze kuyishyiga yagize gutya yibaruka kandi ari weho uri kumva utakisha babarira nkubaza ikibazo ceceka mwibariza ikibazo uwo mukobwa wagumiwe we kuri ingaragu kutamukuye kwisuka nose ngiye nashaka ngana gutyo se imyaka ufite nk'iy'ikiyoni uzi ko amasaka ya 2008 wayariyeho ikiyoni mwavukiye rimwe kigenda hamanuka gusa karinuza zanjye inye zawe ari amahitamo yanjye amahitamo se ubundi ubwo ubona ufite ubwenge ahubwo se wamugira umubara mubyaye ubundi wajya utekereza agatara ushobora kuba ufite ikibazo mwege muri n'ibigori gute mwanyirukanseho nta kintu nigeze reka ngire ikintu nkubwira garapfa